kuki aforo n'umupapa w'urukara aratebya no mu byago by'abandi ese ni umuhuriga cyangwa ni indonke tinyumenya makuru himbira indirimbo y'ekipe ku nkuru tambazo wazivoma ni kibwa cyane ntubaze niba z'ubwenge busumbukaresha oya ntungora umbaze niba tekereza kurusha nzovu ni umureo atitekwa muca intege n'ikimenyimenyi kuri we ngo 11 bose ba Rayon Sport n'abazungu Wasiri ati twe twaguze umuti w'amaso naho APR mutetero wakutse amenyo igiye kutwigana igura umuti w'amenyo Wasiri ati Jangwani yarizize namusabye kuza kunyingiriza muri Rayon Sport arabyanga Wasiri ati Rayon Sport gikundo na Pyramide na amakipe avukana nibyo ko se Wasiri burya afande Mubaraka muganga aramukanze ngo ntazongere gutangaza ku kirodinere utabona ni super musimbura mushya wa Jangwani muri APR kundesho n'imbaraga z'umubiri ntiyatangiye ikigano ntaga pompage akunda kamera byatari kunse kuyihari akamingaragu bisazemo uzabaze ntakunda matise ni mutari fan iso nagira kuri mizirabarika ni manager utagira umwana cyangwa umugore ati Rayon Sport ni sezera singida FC muzankuremo imyenda yose mu nkubitira inkonejana muri stade Amahoro ariko subundi ni bande di Wasiri tangaza 11 bose n'abazungu uko byamera kose niba ukurikirana football nyarwanda utwo tugambo twaguciye mu matwi yawe simunangira bitse wari busabwa gutangaza nk'umvugizi urwego rutinyitse mu Rwanda oya sinaye spirit ikanga babasaba gutangaza bijyanye n'abantu polisi eruka gucakira batwaye banyweye oya siwe utuwe ninde uketse niwe yitwa Wasiri niwe abanyamakuru bose ryaguye ababizi n'abatabizi baba birukanyisha amakabera na za recorder bati Wasiri tangaza Wasiri ubundi ico ni igiki Wasiri nakajambo k'icyarabu igiswahili gasobanura to alive mu kinyarwanda kwagera uretse ugashobora no gusobanura ubuhuza intermediary ubwo n'ubusobanuro bwa Google ni Wasiri wigeze kuzana amashuka mu kibuga neza muri stade araryama arasinzira niwe nawe wazanye ibiryo arira kuri stade neza nk'umugabo uri mu rwe no uyu mugani utayigiye ngo kanyine katagurutse ni kamenyo bweze oyas hari umunyarwanda kirota kujya mu ndege se reka ibyo birasanzwe man inzozi yezweho no ukuguru kugiye mu kazi mu myaka 2 ukagura ibanza mu myaka 3 gusa ukubaka ibizu ugereze bireke jama dore ko dirizo ko ku muvuduko wa 5G Kimo Agents iragufasha kujya muri Qatar niba ufite akazi iragufasha kubona visa n'icyumbamo mu gihe utegereje ID yawe y'akazi niba uragashaka ahumura Kimo Agents nta kindi zoberemo nko gufasha abantu kubona akazi muri Qatar kusabwa ibintu bigenda bigirane urasabwa passport yawe 7 kino uzi gukora neza bireke man ntubikinemo ubu security ubarista ubukiri n'abembe rufite rutubutse kunshimira ubyihoreye uzishimira ubwawe ko utarabitinzemo ahubwo rata bataragutanga ca kuri imwe muri izi nimero maze byarenzo zimpamo neza mu kanya nkako kumira until next time igeze kuvuga ko kubera ko Rayon Sport yari iri ku mwanya wa mbere icyo gihe ashatse yavuga ko umurwa w'u Rwanda mukuru wahindutse Huye ati nshatse navuga ko isibo radio isibi yanjye ni Wasiri bati ni gisazi ni kibwa dore ukuntu gisa n'urutwe rubi nibitentire mu mutwe nk'ubwo kiba kivuga iki kiturekera ikipe yacu igitinyura aba n'abafana ba APR batamukunda kuko ndahamya ko nta mureyo udakunda Wasiri ariko se ubundi twavuga twagira cyane ko ngaru gutaruka uyu mure Wasiri ni muntu ki muri Rayon Sport ngimuze yapfa Wasiri wabaye Wasiri ubundi ninde ni muntu ki yaje avahe ubure yarabuvukana cyangwa bwiteje mu rushinge akuze nka Sarupongo witeje ubuko nashaje ariko bikamukundira da ngo rwamuguye neza iyi ni gym ubwo nawe ngiye umva ndi empereur kuwe Wasiri asonze mu gikabyo ni gisazi mu kanwa agakunda Rayon Sport kurusha Asadat akunda Rayon kugeza naho barwa rutabura ntawe ugishaka kubumva abo barashaje dore umuhuriga wizesha nibo bagezweho yavuga Rayon Sport ati saro ry'Inyanza igikundo cy'abaro ikipe y'Imana atimu yawana inshi ikipe y'abanyarwanda ikipe imwe izindi zigakurikira akongera ati horana Imana Rayon Sport kuko nta yindi kipe yamba ku mutima oreyo katwahuranye nako katumutende ibirari ineza Uwizeyimana Sylvestre niko yiswe n'ababyeyi be akivuka umbasa ubwo isumu byara umwubatsi kabombo nakitwa Sylvestre ibintu byatumye izina Wasiri adakunda kuryitwa kuko ryari rifite nyiraryo mukuru umva kakuru umunsi umwana wiganaga na Wasiri muri primaire yaje kumusuri wabo maze abaza umukozi ati Sylvestre arahari umukozi ati yego nuko yikoza mu nzu hamagara boss ati hanze baragushaka ise wa Wasiri arasohoka asanga umwana umushaka afite imyaka ibareke umwana ati reka si wowe nashaka Sylvestre Wasiri ahubwo mu rugo wabo bakagira gasino bamwitaga uti nakaye magambo yati mu rugo nitwa ayasote biva kuri sorote yo gusimbuka atuko mundeba mvuka igikondo umujyi wa Kigali Kicukiro iwabo wa Jesquizo wa mipango
we bite we're playing with a very long person. Kurundi ruhande 210 niko yitwa tuzatekereza ntibihebe yavukiye mu ishamba munsi y'igiti cy'umunyinya inyamara ntibyamuje kwamamara yize no mu Budage ni umwarimu umukinnyi wa football umuhanzi umwanditsi w'indirimbo umuririmbyi umucuruzi umworozi umushoramari abandi bati ni umwemezi ni umukomedi ni umwihirinzi ni super manager ni umusani the game changer bad man president of the street ambassador of the ghetto voice of the money the best of East Africa the frontline commander ATM machine the original copy brother from another mother the Kikong Supermanager inspiration of the youth from zero to hero from nowhere to everywhere from nothing to something from scratch to sky from grass to grace from pity to Paris from victim to champion mtoto wa Mungu the coin boy talk of the silly the most wanted library of the social media Supermanager OG the game changer OG ariko subundi tutaragira uko tugira ubundi Supermanager OG aka 210 akazina kakubuhanzi ubundi ninde ni muntu ki yaje avahe ni gatiki iyi ni gym ubwonko duryasimwe wacu buri munsi ngo turyohera amatwi yawe. Amazina y'anyakuri ni Gakumba Patrick igihe avukiye nawe ntakize gusa mu byangombwa byanditswemo ko yavutse itariki imwe z'ukwezi kwa 12 muri 1984 ariko itariki ni impimbano bimwe byo kuzuza amafishi mu nkuru yabwiwe nase kuko nyina yitabye Imana akiri muto akomeza isanzwe mu mahoro isamubwiye ko yavukiye mu ishamba hafi y'igiti cy'umunyinya icyo gihe ababyeyi be babaga mu buhungiro Ikaragwe cyamesha muri Tanzania ababyeyi be nta numwe wari warize muri iyo nkuru ya papa we ngo yamubwiye ko yavutse inka zabo zimuka muri 1994 ibwo ababyeyi be bahungutse bagaruka mu Rwanda babanje gutura ikibungo gusa baza kwimukira mu Mutara ngo Supermanager ntiyize iririra ubwawe Supermanager yarize Supermanager yize primaire irukira muri Kibungo maze secondaire ayisastanura kuri aspect ikibungo nanone ashatse kuminuza yarakugendeye muri University of Dar es Salaam yisosobekamo ibintu byitwa political education ni umwarimu by'umwuga yarabyize anabikora nibyo wabishonye neza ndavuze ngo Supermanager yabayeho mwarimu yarigishije sibyo gusa kandi Supermanager yanabaye headmaster umuyobozi w'ishuri directeur byose muri Tanzania ngo ndabesha sawa. Iyi ni inkuru ya Jeje Muhinde wa The New Times mu mutwe yayihaye ati Gakumba's journey from a teacher to top football agent ngo nyuma yo kwiga akanaba umwarimu muri Tanzania yaje kwinjira muri gahunda zo kugurisha abakinnyi football intermediaries katubyinjiremo neza kaduhere ku kuririmba ngo ntabyazi abahorota aramaze ubwo yagonesere imbonye ni wamurushijwe ryiza abyahese shaka ko twese ari uguhabasha mwagiye muri kundi mwana kwere kuririmba byo ngo yabitangiye akiri muto ibi ngo akabifatanya no gukina football abera super ngo akijya muri kaminuza yashinze itsinda bitaga Flash Makers rikabitsinda kabuhariwe mu kunyereza imihogo burya ngo na bamuhanzi bitwa Darasa wabiciye muri za Dodoma na Zanzibar ni Gakumba bamwigisha kuririmba sha muri kaminuza rero akimara gusanga guhanga ari ibintu bye nibwo ngo gukina ruhago yahise bicumbikira aho ngaho uretse ko football ngo yakomeje kumukurikirana akirangiza kaminuza yabaye umwarimu ariko aninjira mu bintu byo kugurisha abakinnyi nukine Supermanager nishanyarazi ni kabombo umugi ni isasu nk'ubwo se waruzi ko ibyo bintu bya football intermediary yese nyarukira mu Budage akabanza akabyuguramo sha Tuyisenge Jacques ava muri polisi ajya muri Goromaria muri Kenya 2016 ni Supermanager wamujyanye Migi kuva muri Azamu ajya muri Kenya Powerhouse ni Supermanager mwenyewe Bashumba Abuba ni wamugurishije mwenyewe Muze Kagere Medi umvaze wa Mugande Faruku Miya umugande wa mbere wagiye ku mugani w'Uburayi muri Underclash yo mu Bubiligi ni Supermanager wamujyanye muri rusange Supermanager amaze kugurisha abakinnyi barenga 50 mbese ni Supermanager mu Rwanda muri Uganda Tanzania, Misiri, Kenya, South Africa, Tunisia, Morocco, Belgium izina rye hose bararize ni karabutaka mu gucuruza abakinnyi n'abatoza ba football Supermanager kandi akaba inshuti y'urubyiruko cyane ngo Wasiri ntize irerere jama. This is the biggest lie ever told to you. Nti ikintu cyo kinyoma kirenze ibindi waba warabeshwe ngo hari indwara zidakira barasetsa rekana abamotari bakobye kuko ababimenye kare barabizi neza ko umunsi we na muganga kondo uhita witandukanye n'ibitekerezo bipfe nk'ibyo ese ufite inyatsi uterwa n'amashitani wabuze umugabo jama wabuze umukunzi oya ngo wowe ubukwe bupfira kuri finale ngo nta mutuzo kigiri wawe mbese nti we niwe mwashakanye murafakana kariya oya se ibiyo byabwenge byarakubase barakubesha ni wabaswe ahubwo nturamenya aho bikorerwa wabuze imihango wapi ngo wowe imihango irakubabaza ngo niyo igiyemo ntikama muganga kondo agusanga aho uri hose uretse ahubwo inkoresho oya nako igitsina cyawe ni gito bikagutera ipfunwe amavangingo ntakiza oya barakuroze nawe uratuza
uretse n'ibihuherano amahembe na nyabingi ubwe ntiyongera kugutinyuka. Waruzi n'ikindi gutsirika no gukongora inyatsi na karande nibyo bintu bimworohera. Ikibwa arakigarura. Ikirenze kandi agufasha kubona akazi. Ninde wakubeshye ko bisaba ibyamirenge ku ntenye ngo ugire amagara mazima? Umwijima wakuzonze, diabete na amibe kuza turaso ku mubiri ntigukereze. Harya ninde bahu ihute sha kuri 5G numwe rukumbi mu Rwanda kandi burya kumugana minga no gusigasira amagara yawe. Nibavuga ubuzima gakondo bushingiye ku bimera ukwiye kumva muganga gakondo ukora mu mujyi wa Musanze. Singore kandi ni meritayari niyi. Ibyo kuburi hanze nabyo si ikibazo kuko DHL yazige. None se ahubwo uretse ko bakubeshe ko iyo ndwara idakira nawe ukabyemera, rata umenye ko kugana muganga gakondo ari ukubaho byuzuye. Until next time. Ngo Wasiri ntize Igereranya Jama nakubwiye ko avuka Igikondo kuri 5G. Sasa urashona amashuri abanza niho yayize. Ati ndumwe mu bantu bake tungana bize kibura mwaka ntwara gurude n'umugati ku ishuri. Turonkome na superieur nizi Muhanga, turonkome kuri école secondaire de Rutobwe no superieur kuri CNDS ntarabana hagitangira. Faustin Simbigaro ati itangazamakuru se rikaza gute? Ati nigasiniya wani mu Rutobwe habaga umwarimu witwaga Agahozo Odas. Uwo mugabo yarebye impaka najyaga mu wa mbere arambwira ati nkurikije uko nkubona yari umukonsita kuri radio Huguka anatwigisha indimi. Ati ko nkubona wa mwana we nubishaka ukabishyiramo umuhati uzaba umunyamakuru. Twagiraga media club ikagira abantu benshi. Abaga biganje nabiga deuxième na troisième. Uwo mwarimu yarambwiye ati ngiye kukwinjizamo ugiye kuba umunyamakuru nzagenda gutoza. Yiga mu wa mbere igihembwe cya gatatu nibwo yatangiye itangazamakuru. Uracyumvise se? Ngo ntiyaryize aramaze. Ahubwo rata rimwe iwabo baje kumusura no kuvuga papa we na mama we. Maze ngo mwarimu yegera ababyeyi barababwira ati nimushobora muzareke Sylvestre aka Wasiri yigeretere bizamufasha. Mbona za umunyamakuru ukomeye kandi mwiza. Wasiri aganira ati papa n'umwubatsi. Yarasetse ati Audace kweri engineer ukambwira ibintu by'ubunyamakuru. Yumvaga ko ngomba kuba engineer nkawe. Vacances nabaga ndi kuri chantier nzi kuba kabirenze ibikenewe. Kumena beto utuntu toto. Fosinya ati gute se sasa waje kubizamo? Wasira ati muri superieur nizi imibare na physique na geo MPG muri kaminuza nari kwiga engineering iyo yose cyangwa architecture. Nsoje mu wa gatandatu rero natangiye gukwepa n'ababyeyi kuko nigaga online muri Kenya video production. Mbese muri ya Flia amezi 3 nayamaze nihugura muri video production. Maze kugira umenyi bw'ibanze nagize igitekerezo cyo kujya kuri Contact FM. Nashaka kuba umunyamakuru ariko bayanga kungira icyizere. Nari muto nigararito pe. Hajemo umugabo witwa Dickson wakoraga ikiganiro agasusuruko. Niwe wambwiye ati wa mwana we icyambere n'ukugera mu nyubako TV irabura abatekinisiye. Niba bishoboka ahantu wahinjira kandi niba ufite skills igavuba ibikoresho byose biri hano kuko dukeneye umuntu. Narinjiye nibwo nayo ninjiye muri control room ya televiziyo bari basigaranye umuntu umwe witwa Celestin Mikino. Byabaye ngombwa ko mu cyumweru kimwe nari menye Precaster nk'umutekinisiye wayo. Urabyumva se? Wasiri yakoze kuri BTN, yakoze kuri Radio 10, yakoze ku Isango Star na Rayon Sports Time. Ubu n'umukozi wa Rayon Sport nk'umuvugizi. Utuntu n'utundi sasa ngo Wasiri yatangiye gutangaza ati ngo byavuye ni kuri kwibaza. Icara wumve ngo akigera muri Sport yarebye uko amakipe hanze akora mobilisation cyane ngo muri Tanzania niho yige. Ati namaze icyumweru cyose mbikurikirana. Ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu 2024 nibwo Rayon Sport yantangaje nk'umukozi wayo. Namaze wiki yose niga uko bigenda muri Tanzania. Rayon yari habi nta gikombe na kimwe yari ifite. Abafana bari bakeneye cyizere cya sezo ikurikira. Rayon yari ikeneye umuntu mushya wo kubazamurira icyizere. Narabyize ndabikora. Umva se ngo Wasiri iyo yatangaje bikanga ntibikunde yigira mu rugo yakiyumvira utuziki. Ati sindi umuntu w'imbuga nkoranyambaga cyane nzibaho ariko nzikoresha gake. Trolls ingeraho rero ninki nta nkoresha social media buriya byatari. Iyo byagenze gutyo nigumira mu rugo nkisomera dutabo nkiyumvira uturirimbo. Mba mpangayitse ko tutatsinze ariko ibya troll byo wapi. Mbabara gatatu kurusha abafana. Ubwa mbere mbabara nk'umukozi, ubwa kabiri nk'umukunzi, nkanababara nk'umukozi ugiye gutakarizwa icyizere. Ngo match yamutengushe cyane ni derby ya mbere yo muri Stade Amahoro. Ati nabonaga tugiye gutsinda byoroshye. Nibwo bwa mbere nashize tentire mu mutwe n'ubu dore umusasi wanjye wanze kumera. APR ntiyari mu bihe byiza bigaragara buri wese. Rayon yari mu mavuta bikomeye. Match yanshimishe kandi muri sezishize ni match Rayon Sport yatsinze mu Kiyovu ibitego 4-0. Ati natangaje ko Robertinho arakinisha abataka 9 n'abadefenseri 2 nta muzamu urimo. Katubisoreshe aka kantu di Wasirati nyuma ya Rayon Sport andi family man nkunda famille cyane. Free time mbari mu rugo ndi na famille icya kabiri nkunda filime cyane. Nshobora guhera tondo nkageza nijoro ntasohotse ndi kwirebera filime n'utuziki ngenda mvangamo gake. Kuri ruhande ni Supermanager tumaze imyaka 2 dutegereje ubukwe bwe.
duheruka atangaza nyamara amaso yaheze mu kirere. Ni Supermanager udakozwa ibya Kate Bashabe usomana n'imbwa. Ni Supermanager wavuze ko Scovia ari umukecuru utazi bigezweho. Ni Supermanager umwambasaderi w'ibigo rutura n'amahoteli mu Rwanda. Superi wa Super umuvugizi musha wa APR FC Gitinyiro kizigenza ku mihanda. Ese bwo waruzi ko Supermanager adakozwe iby'amadini avuna kugahera Bibiliya avana ibyo ati ayo ni amatiko y'abazungu asobwenge ati barabashuka amadini n'ibihuha ngibyo kujya aza Amerika n'Uburaya ntwimuzaneho ntabikozwe. Yewe kuba kunda Kagame esi inkuru subwo waruzi ko isaba Supermanager gakumba yaraziranye na Sawa Kagame. Supermanager ni chanyarasi cyane ati trust nothing and suspect everything. Uzagisha inama ariko yanyuma uzayigira ubwawe nyabona. Agasoza abisigiriza ati inshuti y'umuntu n'uwo muntu ubwe. None sabwo wirengaje ko wasirara urukara rata ntukunda biriya byisobye ngo wapi wikundira ibinwa bye wapi mwana ngo burya n'umugabo utinya umugore uretse wowe se byacanze ubundi ntuzi ko umugore atari umuntu. Bereke mwana wasiri ngo ni wamukangisha by'abasirikare n'abapeti ubwo se niwumvise mu baraka amutamo nawe akamusubiza cyangwa niwumvise abwira jangwa niko yikozeho ajya kuvugira kiriya gikipe kandi akorera umurego gacinya ngo kuri APR avunira mu mavi. Ibyo gusa se yamaze gutangaza ko ubungubu ari umuvugizi musha wa piramide mu Rwanda rwose ngo nturumve amapiano yakorera Rayon Sport. Bereke mwana ngo 11 bose ba Rayon Sport n'abazungu. None se uretse kwa Supermanager se kanabi rata nukunda kariya coordinaire ke none se usibye kwemera kudupompaje twa make rata nukunda iriya shiraye ngo wapi wakunze ko agiye gusimbura jangwane. Bereke mwana ngo nawe kurikiye indege izamujyana mu Misiri mutangazaje ati ubwo nawe yitegure kwitaba ku murindi next year. Naho se ahubwo ubu bwabwe bwo kwikoma Bruce Melody ngo nta cyongereza se ngo ntuzi ko aribyo byatumye amacana mwirukana ngo akunda FPR na Kagame kuruta Gatabi. None se nuzi ko ibyana bimwemera mwana ahubwo ngo uko byamera kose miliyari y'amanyarwanda yamunyuze mu ntoki nako yamugiye mu mifuka ivuye mu kugurisha abakiri. Ni Supermanager wifuza ko yakogosha biriya bisasi kandi akagaruka mu Rwanda agakora ibiganiro nka mbere. The King of YouTube, The King Kong ntacyo uzamenyero rebe ko atazagutama ibipfunsi. Ni mubi cyane the brother from another mother. Until next time.